Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje, mbahaye ikaze muri ino gahunda ya byanditswe ngo ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bikomeze kubana namwe. Njyewe muvugana muri kumva mu ijwi nitwa Urinzwe n'Imana Faustin, aho mbagezaho ino gahunda y'ibyanditswe byera. Nyemerera mbere y'uko twinjira muri Bibiliya tubanze dusenga Imana. Mana yacu data wa twese, turagushimye turaguhimbaje ko ukomeje kubana natwe. Turakwiragije kugira ngo ubuntu bwawe bukomeze kuba kuri twe, kandi ijambo ryawe nk'uko waryandikishije ribe irikora ku mitima yacu. Ukomeze kutubera byose ndetse no kutuyobora, byose tubisabye twizeye ko ubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Rero bakunzi ba Judgment Truth Victory, dukoresha isezerano rikuru ndetse n'isezerano rishya, aho uyu munsi turi mu itangira igice cya 5 ku murongo wa 25. Metusela yamaze imyaka 187 avutse abyara Lameki. Amaze kubyara Lameki, Metusela arongera amara imyaka 782 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iyo myaka yose rero yamaze iminsi yose Metusela yaramye ni imyaka 969 maze arapfa. Imyaka Metusela yaramye ni imyaka 969 maze arasinzira. Nkwaye ikaze muri gahunda ya byanditswe ngo Uwiteka akugirire neza kandi aguhe umugisha. Muvandimwe, no mu butumwa bwiza muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 25, Yesu akomeza avuga ngo wikiranure vuba n'ukurega mukiri mu nzira, ukurega ye kugushyikiriza umucamanza, umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe. Hanyuma Yesu akomeza agira ati, ndakubwira ukuri yuko utazavamo rwose keretse wishyuye umwenda wose hadasigaye ikuta na rimwe. Yesu arimo arakomeza yerekana uburyo dukwiye kwikiranura na bene data tutaragera mu maboko y'umucamanza ari we Yesu Kristo, kandi Yesu yiteguye kudukiza rwose. Rero reka twikiranure tutaragera mu maboko ye, dore ko ari n'umunyampuhwe yatubabarira. Ariko icy'ingenzi kuruta ibindi ni uko twizera yuko ari we udutsindira kandi akadutsindishiriza. Rero ndakwinginze kugira ngo ibyo Yesu yavuze mu mirongo ibanza ubikurikize, kandi wikiranure na mwene so, ube itara, ube inyenyeri, ube umudugudu wubatswe mu mpinga. Rero muri Bibiliya mu isezerano rikuru tumaze kubona abantu 8: Adamu, Seti, Mahalaleli, Enoshi, Kenani, Yeredi, Henoki ndetse na Metusela. Muvandimwe, rero twabonye Adamu imyaka ko yaramye cyangwa iminsi yose yaramye ni imyaka 930. Twabibonye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 5 ku murongo wa 5. Iyo niyo myaka Adamu yaramye, imyaka 930. Hanyuma Adamu yaje kubyara abana bagenda babyara abandi. Rero Adamu umwana yongeye kubyara yamwise Seti. Seti twabonye yuko yaramye imyaka cyangwa iminsi 912 nk'uko twabibonye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 5 ku murongo wa 8. Hanyuma undi twabonye uwo Seti yabyaye twabonye yuko ari Enoshi. Enoshi twabonye yuko yaramye imyaka 905 mu Itangiriro igice cya 5 umurongo wa 11. Muvandimwe, abo bana bose twabonye yuko bagiye bakiranukira Imana kandi bakaba mu murongo mwiza w'icyo Imana yasabaga. Rero undi mwana Enoshi yabyaye yari Kenani. Kenani twabonye ko yaramye imyaka 910.
amaze kurama imyaka 910 nk'uko twabibonye mu Itangiriro igice cya 5 umurongo wa 14. Uyu mugabo nawe yabyaye abahungu ndetse n'abakobwa. Rero Kenani amaze kumara iriya myaka yaje kubyaramo umuhungu witwaga Mahalaleli. Mahalaleli rero twabonye yuko yaramye imyaka 895 nk'uko twabibonye mu Itangiriro igice cya 5 umurongo wa 17. Uyu rero Mahalaleli nawe iyo myaka yose yaramye yayibyayemo abahungu ndetse n'abakobwa. Umuhungu rero waje gukurikiraho yari Yeredi. Yeredi nawe yaramye imyaka 962 nk'uko twabibonye mu Itangiriro igice cya 5 umurongo wa 20. Hanyuma Yeredi yaje kubyara umuhungu w'igitangaza, umuhungu ukomeye cyane waje kugendana n'Imana imyaka 300 nk'uko tubisanga mu Itangiriro igice cya 22 ndetse no kugera ku murongo wa 23. Uyu Henoki rero amaze imyaka 65 yabyaye umuhungu Metusela. Uyu rero Henoki yamaze imyaka 365 nk'uko twabibonye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 5 ku murongo wa 23. Uyu rero Henoki imyaka ye yaramye ni iriya yayimaze ku isi, ariko ku murongo wa 23 ndetse na 24 batubwira neza yuko yaje kwimurwa kubera yuko yagendanye n'Imana imyaka 300. Umuhungu rero wakurikiyeho wa Henoki ni Metusela. Metusela yaramye imyaka 969 nk'uko tubisanga mu Itangiriro igice cya 5 ku murongo wa 27. None se muvandimwe, ugendeye kuri aba bantu, ugendeye ku kuntu bagiye barama, ndagira ngo nkubwire yuko kubaho kwawe kugira ingaruka ku bandi. Ahangaha turi kubona yuko Adamu yaramye imyaka 930. Ahangaha tukongera kubona undi bita Yeredi waramye imyaka 962. Tukongera kubona undi witwaga Metusela waramye imyaka 969. Tugendeye rero ku myaka tubatondetse, ese uwaramye igihe kirekire ninde? Waramye igihe kirekire ni Metusela waramye imyaka 969. Hanyuma hakurikira Adamu 930. Hakurikiraho Seti na 900, hakurikiraho Yeredi na 962, hakurikiraho Seti, hakurikiraho Kenani, hakurikiraho Mahalaleli, hakurikiraho ndetse na Enoshi. Muvandimwe, ubuntu n'amahoro bikomeze kubana nawe, Uwiteka kugirire neza. Nyemerera dusenge. Mana yacu Data wa twese, turagushimye ko wabanye natwe, ubuntu bwawe bwatwiyoboreye, turagusaba kugira ngo ubuntu bwawe bukomeze kuba muri twe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.